roje nta kintu ufite na n'ubu ntacyo uratora. Icyo utabona se ni iki? Hari ikintu mbonana? Nazengurutse imisozi yose nambuka ibibaya nzi ko hari icyo ndi busange wafatishije none ndebera ikintu ufite. Ese wavuze neza ukareka kuvuga usanura uri radio? Radio sibonye ko nanga amagambo yawe. Ubundi se hari ikintu wabonye? Yibe nanjye naturaguhevura. Si imodoka ariko ni kimwe mu bice bugize imodoka. Icyo se barakirya? Niba kirya ariko ni boro. Wese ufite iki? Baca umugani koko ngo injiji zibaza cyane. Katugende. Gisigaye so gusaba ahubwo ni ukwiba. Wa ariko ni boro. Cyandora injiji. Nawe uri injiji. Ndabona igihe twagendeye n'ubundi nta kintu kiri kuvamo. Nyirukwawe nanjye nyirukwanjye. Ni ibyisemo. Umva, buretse ngubwire. Kase kandi kagiye kumbwira ibiki? Banga kumbwira. Seko mbona ugenda wunamye nkaho ugiye kwiba ihene cyangwa inkokora n'ibyo bintu byose wabyiba. Byose ninde ubikubwiye ko ngiye kubyiba? Ni iki nabona se? Uragenda wunamye uritunga cyangwa uri gitera kari cyo cyunamo kiganahagarara. Iberekana ahubwo mbwira ikimagarikiye. Ubundi ibyo ngibyo nibyo bikugenza. Kingenza nta kindi wana. Iby'amatungo ugiye kwiba byikorera. Ahubwo ngo nawe ikindi wakiba byatuma hatakugendaho. Ndetse kuruza nk'amazi ajya mu mwobo ninde wakubwiye ko ngiye kwiba amatungo? Jye urabona ndo kwiba amatungo. Jye ngiye kwibira ibisheke. Iyo duru n'inzima ahubwo reka ngukurikire tujyane. Nkurikira ujya hese kare hafi aha ngaha. Reka ngutekereze aha ngaha uzane bibiri ijya kimwe nawe urya ikindi. Cyangwa ngo uzane bitatu njye n'ijya bibiri kubera ndi umwana. Ukujije wana ninjye wagiye kubica ahubwo mvira mu nzu. Ntufatwe. Sibyo? Iyo nama ndayikugiriye. Umva ikindi. Niba gufata ntukiremo. Ariko umva n'ikindi. Niba gufata izo boro za ntukiremo. Bwira amazina yawe abiri umuryango wawe n'amazina yabo kugira ngo umenye inkomoko yawe. Urumva navuga gute n'icyo kirenge wankandagije mu nda nako kagasigemo akamazemo urumva navuga nka radio isamira koko. Gisi byo nkubajije. Kojera amazina yawe abiri kugira ngo umenye igisekuru n'igisekuruza. Reka nyine maguruke ndabikubwira rwose. Kiravo. Giravo. Haryo wambazaga iki? Amazina yawe abiri n'igisekuru cyawe kugira ngo umenye ahantu turuka. Niba mwarishwe n'inzara cyangwa ari ingeso. Singeso nzanya ahubwo ni inzara. Inzara iracika ariko ingeso nicika. Banyita Koro mwene Koroje wavutse kuri Korode mwene Kazira. Asubwo ni wavuga neza utavuga nk'usamira koko. Uziko ibyo wavuze byose numvishemo koro gusa. Ubwo si ubunebwe ni inzara niyo mpamvu nitwa Koro. Kurya kwanjye byasigaye mu nzozi gusa. Yewe nibyo. Waruje gukora icyaha ngaha. Sinarinje kwiba cyangwa gukora ikibi cyose. Narinje kureba ko muzi gucunga umutekano w'ibintu byanyu. Wabibonye ngaho igendere. Yewe reka niruka ahubwo. Murajya nako muramvu. no. Noneho mbwira witonze murajya. Yewe se Harundo hetse se noneho uje gukora iki? Njyewe ubundi ahantu ngiye kwibiye batankubise cyangwa bamvune. Banzi ko bazi ko ntari bugaruke niyo mpamvu ngarutse ndebe ko uri bubyita. Ngiye mbyitaho. Ngaho mbabarira kabisa nabibonye. Ibyo uzavuga uri mu kagari. Yesu